Yesu ashimwe cyane bene data mudukurikiye kuri Miracle TV Rwanda. Tubahaye ikaze nanone uyu munsi. Muri kumwe na Mutabazi Benjamin. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ni gute umukristo akwiriye kubatwara umucyo mu isi, cyangwa se kuki umukristo asabwa gutwara umucyo ku isi hose. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye mwami Yesu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, uri Alpha na Omega. Turakwakiriye muri uyu mwanya kugira ngo imitima yacu uyihereze umucyo wawe wuzuye kandi usendereye, kuko waravuze ngo nagutanga nk'uko abisi batanga. Rero reka natwe uyu munsi mwami uduhereze umucyo nyakuri, ndetse mwami nabo ubwira gutwara uwo mucyo ku isi hose tuwutware tutinuba kandi tubishishikariye. Urakoze mwami, turakwakiriye kugira ngo data mwiza ubane natwe muri iri jambo. Ineza yawe n'ubuntu bwawe bigenderera imitima y'abagiye kumva rino jambo n'abazaryumva mu gihe kizaza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Nanone tubahaye ikaze kuri Miracle TV Rwanda. Ni umwanya mwiza tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana. Turaza kubanza turebe mu mpamvu zimwe Kristo adusaba gutwara umucyo ku isi hose, kandi tunareba impamvu uwo mucyo usa nkaho wakendereye n'icyawukendereje. Iyo ugiye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, ubona uburyo Imana yagiremo ibintu byose ikabona ari byiza. Irarema umunsi wa mbere ibona ni byiza, umunsi wa kabiri ibona ni byiza, umunsi wa gatatu ibona ni byiza, igera ku munsi wa gatandatu ikibona bya bintu ari byiza. Ikintu cyose yaremaga yasubiraga inyuma yakireba ikabona ni cyiza, ikarema ikindi ejo ku wundi munsi. Ni nako no mu buzima busanzwe abantu tujya tubigenza. Umubumbyi abumba ikintu uyu munsi cyangwa se agakora ikintu uyu munsi, yabona ubwiza bwacyo agashaka gushyiraho innovation yindi yatuma cya kintu kirushaho kuba cyiza. Ni nako Imana yabigenje. Yaremaga ikintu ikabona ni cyiza, ariko ikabona hari ikindi cyagifasha kuba cyiza cyane. Uyu munsi tugiye kureba igice cya mbere, kuki uyu mucyo wabanje kubaho nyuma ukaza kubura. Kubera iki uyu mucyo Imana idusaba kuwukwirakwiza ku isi hose? Ko mbere hose isi yari nziza, abantu byaje kwandura gute? Abantu baje gutakaza indangagaciro gute zaho? Iyo ugiye mu Itangiriro igice cya mbere, Imana irema, ubona ukuntu yagendaga irema ibintu byose mu buryo bwayo kandi mu buryo bwiza bunejeje buri muntu wese. Icyo gihe Adamu yari ari muri Edeni, ngo yita amazina buri kintu cyose. Inyamaswa zihereza amazina, ibiti, buri kintu cyose kibona izina. Icyo gihe isi yari nziza, ntabwo yari yakanduye. Bigeze mu gice cya kabiri, Imana iraza isanga Adamu muri Edeni mu mafu ya nimunsi, niko itubwira. Ibona ngo si byiza ko aba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye, iramumuhereza. Mu gice cya gatatu rero niho umwijima watangiye gusatira isi, aho inzoka yaje isanga Eva ari muri jaride arimo agendagendamo, ngo iramubwira ngo, iramubaza ngo mbese koko imbuto zo muri kino giti ntabwo mwemerewe kuziryaho zo muri iyi ngobyi? Ariko Eva ngo arayisubiza ngo izi mbuto twemerewe kuziryaho, ngo kereka igiti kimwe kirimo hagati. Icyo ni Imana yatubujije kuryaho, ndetse natubwiye ngo nitukiryaho tuzapfa. Bibiliya iratubwira ngo inzoka yarushaga izindi nyamaswa zose uburiganya. Iramubwira ngo oya, ngo ntabwo ari uko muzapfa, ahubwo umunsi mwakiriyeho muzasa n'Imana, kandi umunsi mwakiriyeho muzamenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Umugore agira amatsiko yo kumenya impamvu icyo giti batemereye kukiryaho. Uwo mugore agira gute? Ngo asoromaho urubuto ararurya, yumvise ruryoshye ashyiraho n'umugabo we. Bishatse kuvuga yuko umugore n'umugabo bari bakundanye, bari babayeho mu buzima bwiza,
yumva nta warya kintu atari kumwe na mugenzi we, aramushyira. Ariko amaze kumushyira umugabo ariyeho, ako kanya ngo bahita bibona bambaye ubusa. Bamaze kwibona bambaye ubusa, Imana iza kubasanga nk'uko yajyaga ibigenza. Bayumvise batangira kwihisha. Imana ihamagara Adamu, irabaza ngo Adamu, Adamu uri hehe? Biratubwira ngo Adamu aho gusubiza Imana ngo aho ari, arabwira ngo numvise imirindi yawe, nibuka ko nambaye ubusa njya kwihisha. Yabwiwe n'iki ko yambaye ubusa? Ni ukuvuga ngo bamaze kurenga ku itegeko Imana yabahaye, bakoze ku byo batemerewe gukoraho. Ako kanya ibyo Imana yabaza ngo ibyo mwakoze ibyo ni ibiki? Aramubwira ngo umugore wandemeye. Yivanyeho icyaha, atangiye kugishinja undi. Babajije umugore ngo ibyo yakoze ni ibiki, naho kugira ngo yemere icyaha agisunikira ku nzoka, amubwira ngo inzoka waremye. Mu yandi magambo, icyaha kigumamo hagati kidafite nyiracyo, kibi cy'abantu bose. Bivuga ngo uwo munsi umwijima utaha isi. Umwijima watashye isi rero gute? Watashye isi aho bombi bangaga kwemera icyaha bakoze. Barenze ku cyo Imana yababwiye. Icya kabiri, ntabwo barimo kwemera ikosa bakoze. Ahari wenda bemera icyaha bagasaba imbabazi. Icyo gihe rero Imana ibona ko isi icuza umwijima, ndetse iranavuga ngo ije kura Satani, iravuga ngo ishime wajuru we, ariko kugushira ishyano wasi we, kuko umanukiwe n'umwanzi. Rero Kristo icyo yifuza uyu munsi ni iki ku itorero? Aho nagira ngo mbanze tumenye inkuru mbi y'umwijima utwikiriye isi. Ububi bw'isi ahantu burimo guturuka ntabwo ari uko isi yahindutse mbi, ntabwo ari uko isi hari uko wenda hari ikindi kintu cyabaye, ahubwo icyaha cyakozwe cyatumye isi ihinduka mbi. Ariko atari uko ari isi yakoze icyaha, ahubwo ari umuntu wakoze icyaha atuma isi ibona akaga gakomeye cyane. Rero Kristo icyo dushakaho ni iki? Icyo Kristo yifuza ku itorero nuko dutwara inkuru nziza y'umucyo, nuko dusanga abantu bari mu mwijima w'icuraburindi tukababwiriza ubutumwa bwiza, bakava muri wa mwijima bakaza mu mucyo w'isanzure, nabo bakenjoyinga kuba bari ahantu habona. Amen. Turaza kwifashisha igitabo cya Yohana igice cya mbere umurongo wa 4, dusoma imirongo imwe n'imwe. Yohana igice cya mbere umurongo wa 4. Kiriya gitabo kigenda kitubwira ukuntu Kristo yabayeho mbere hose. Mboneraho kubibutse ko Kristo atabayeho kubera ko ari impanuka. Iki kintu gice kirabikwereka, yari ahari mbere hose no kuva mbere hose. Baratubwira ngo ku murongo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ku murongo wa 4 rero aravuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Reka tubanze turebe iyo mirongo ibiri byibuze. Ku murongo wa 4 haratubwiye ngo muri Kristo, wa wundi wahorazeho mbere na mbere, wahoranye n'Imana, waremye ibintu byose biri mu isi. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu yandi magambo, wakiriye Kristo yakiriye wa mucyo. Uwakiriye Kristo yakiriye urumuri rukomeye rukwiriye kumurikira isi yose. Uwakiriye Kristo yakiriye umuriro utazima muri we, yakiriye umuriro utazima muri we, akwiriye gutwara ku rwego rurenze urw'igihugu, ku rwego rurenze urw'umugabane, ku rwego rurenze urwatekereza ko yakabaye abishyiraho. Uyu mucyo ntabwo ari ubwiru, uyu mucyo ntabwo ari ibanga, uyu mucyo ntabwo ari ikintu kibi ukwiriye guhisha, ahubwo twakwiye tuba proud y'uyu mucyo witwa Kristo, tukawutwara mu mahanga yose. Haleluya. Ariko ikibazo, ntabwo turi proud y'uyu mucyo,
abakristo mu minsi ya none barahisha ko ari abakristo. Abakristo mu minsi ya none ntabwo bashaka gutangaza umucyo mwiza, ntabwo batashaka gutangaza ubutumwa bwiza kugira ngo bukwirakwire ku isi hose, ahubwo bashaka kugira ngo bubanze bubu bwabo. We nagenda yumve nyine arabona nta kibazo, ariko byaba ari ikibazo uba ufite umucyo ntushake kumurikira mugenzi muri bo kugenda namwe nijoro, ntumurikire mwene so ubone urimo kugenda asitara kubera ko atabona, byaba ari ikibazo gikomeye. Ufite umuti ntushake kuwutanga, ni ikibazo gikomeye. Mwene data, bene data munkurikiye, reka mbasabe murekure umucyo w'Imana wake, nta mwe gutwikira, mwe kuwupfukirana, Bibiliya itubwira ngo uzi gukora neza ntabikore ngo bimubere icyaha. Rero wikwishyiraho ibindi byaha kuko ibyo dufite birahagije. Bibiliya itubwira ngo mu byaha niho amahanga dusamiye, kandi naho twavukiye. Niba twaravukiye mu byaha, ibyo dufite ntekereza ko bihagije, nta mpamvu yo kongeraho ibindi byaha byinshi byo kugundira ubwo buntu. Bibiliya itubwira ngo Kristo yasanze ubwo buntu atari bwo kugundirwa, ngo yemera kwisiga ubusa aza mu isi aradupfira. Wowe rero kuki ushaka kubugumana, kuki ushaka kububisha, kuki ushaka kubigira ubwiru? Wibugundira, burekure. Abantu barabukeneye, isi irabukeneye, abanyarwanda barabukeneye, urubyiruko rurabukeneye, rukeneye uwo mucyo, rukeneye kuva mu mwijima. Urubyiruko rurimo rurangirika, urubyiruko rurimo rurapfa, ariko atari uko hari urundi rubyiruko rukijijwe, ahubwo urubyiruko rukijijwe rufite ryatabaza. Ntabwo bashaka kuritereka ahantu ngo rimurikire abari mu nzu, ahubwo bashaka kugira ngo barihishe ahantu, baritwikirizeho intonga, ribamurikire bonyine ku giti cyabo. Ntabwo ari byiza, nta musaruro, nta kintu urwo rumuri rwakumarira. Reka twihuse turebe muri Matayo. Ndimo ndagenda ngana ku musozo, turakoresha umwanya mutoya cyane, turakoresha umwanya mutoya cyane. Twabivuzeho ku murongo wa 5 aho batubwira ngo abantu benshi ntibaramenya ko uwo mucyo uhari, nitwe bo kubamenyesha. Ku murongo wa 5 mu kintu gice cya mbere cya Yohana haravuze ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Bene data, umucyo waratuviriye, turamwakira, ariko hari abandi bantu batari bamenya ko uyu mucyo uhari, bakeneye kubona bagendera ahantu habona, reka bari ko mbyita, bakeneye kuva mu mwijima w'icuraburindi, bakeneye kuva mu gihirahiro. Reka nkwibutsa akantu gatoya. Igihe Kristo yari ku musaraba, ntabwo abantu bari bakamwizeye, nta nubwo abantu bari bakamwemeye, ariko Bibiliya itubwira ngo amaze gucikana, ngo isi yose ihinda umushyitsi, ngo habubwira kabiri bukomeye. Ako kanya bamaze kubona ibintu bibaye bitandukanye n'ibyo ugeze kubona mu myaka yose yabanje, ngo nibwo bemeye yuko ari umwana w'Imana koko. Mu yandi magambo, bari babonye umucyo wari uri mu isi usa n'utwikirijweho intonga hatakibona. Baravuga ati bya bintu birakomeye, ko haje umwijima, ko ikirere gihindutse, ko ibintu bihindutse. Umucyo nyakuri wari utwikiriwe, witwikira umucyo kubera yuko isi iragukeneye, isi iragukeneye. Ku murongo wa 9 hatubwiye ku buryo Kristo ari we mucyo nyakuri, hanadusaba kutawuhisha. Reka twihute tujye mu gitabo cya Matayo 28:19. Matayo 28:19 haranditse ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Bene data, ibaze ufite igikapu cyuzuyemo amafaranga, ariko ayo mafaranga akagusaba akakubwira ngo winyicarana mu nzu iwawe, ahubwo genda ujye kumpereza abantu. Hari abantu bankeneye, hari abantu bashonje, hari abantu barwaye bananiwe kwishyura bili zo kwa muganga,
hari abantu barimo kurara hanze, hari abantu bakeneye gufashwa, winyicarana mu nzu ugenda untange, wowe ukanga ukamufungirana, ugafungirana aya mafaranga mu nzu, urumva utarimo guhemuka. Ahangaha rero wa mucyo witwa Kristo arimo aradusaba, aratubwira ngo nuko mugende. Ntabwo ashaka ko twicara hamwe, kuko uyu mucyo ntabwo ari uwacu gusa, ahubwo twawuhawe kugira ngo umurikire n'abandi bose. Arimo aratwigisha ngo tugende. Paulo yabwiye ngo iki bene wabo? Yarabwiye ngo ibyo mwanyumvanye mugende mubyigishe abandi bantu b'abahanga b'abanyabwenge, bazabasha kubyigisha abandi nabo bakazabyigisha abandi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ashaka yuko ibyo yamenye birangirira kuri we gusa cyangwa se kubamukomokaho gusa, ahubwo arifuza ko n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure bazakomeza bakagendera muri ya nzira Paulo yagenderagamo. Na Kristo hano nicyo adusaba, aradusaba ko tugenda tugatwara ubwo butumwa tukigisha abandi, kugira ngo bamenye yuko hari umucyo wabaziye, bawumenye, tubamenyeshe uwo mucyo. Nibamara kuwumenya nabo bazawuhereza abandi, kuko igihe cyose umuntu abonye ikintu cyiza ntabwo akigumana, agihereza mugenzi we, agihereza inshuti ye, agiha umuvandimwe. Kristo rero yamaze kumenya ko mu butumwa bwiza harimo umucyo ukomeye cyane. Paulo aravuga ngo ntabwo ubutumwa bwiza bunkoza isoni. Bene data, ntabwo ubutumwa bwiza bukwiye kudukoza isoni, nta n'igiteye ubwoba kirimo, kuko yavuze ahangaha duhumuriza atubwira ngo dore ndi kumwe nawe kugeza ku minsi yose, kugera ku mperuka y'isi. Igihe cyose turi mu nzira yo kuvuga ubutumwa, igihe cyose turi mu nzira yo gutwara uyu mucyo, nta kizadukanga, nta kizatwitambika imbere, niyo cyabaho Kristo ari kugira ngo aturwanirire, kubera ko yaravuze ni isezerano yaduhaye isezerano. Haravuga ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Mwene data unkurikiye, ni abantu bangahe umaze kubwira ubutumwa bwiza? Ni abantu bangahe umaze kumenyesha yuko hari umucyo wabarasiye kugira ngo baze binjire mu isanzure ry'uwo mucyo? Ni abantu bangahe? Ni abavandimwe bangahe? Nabo mukorana bangahe? Nabo mugendana bangahe? Nabo mwiganye bangahe umaze kubwiriza? Nshuti yanjye, reka nkubwire, wigumana bino bintu, kubigumana ntabwo ari byiza. Wigumana bino bintu, kubigumana nta mugisha birimo. Wigumana bino bintu, ahubwo birekure, bitange, bihe mugenzi wawe, nawe agenda bihereza undi. Icyo gihe nibwo uzarimo kwera imbuto nyinshi. Ibaze ufashe imbuto y'ikigori ukayigumana mu nzu, ntabwo wakweza byinshi, ariko iyo ufashe ikigori kimwe ushobora kugihinga umurima munini, ndetse nyuma y'igihe runaka ugasarura amatoni n'amatoni. Rero nawe wigumana umuriro hano hamwe, wigumana urumuri mu nzu yawe, ahubwo wurekure, nibwo uzakongereza benshi, ku buryo nawe nugera mu gihe kizaba utagishoboye uzishima nka Paulo. Paulo igihe kimwe yaravuze ngo nakoze ibyo nagomba gukora byose, nakoze ibyo gukiranuka, ngo igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iryabikiwe abizera. Nuko yari azi icyo amaze gukora. Wowe uyu munsi ni iki wakwirata? Wowe uyu munsi ni iki wahamya yuko wakoze? Niba byibuze nta muntu mukorana wari wabwira ngo hari umucyo mwiza witwa Kristo waje mu isi, ab'isi ntibamumenya, ngo ariko bamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye kuba abana be. Byibuze uwo muntu aze mu bwami bwa data, akaba akiri iyo ngiyo. Uyu mucyo udusaba kuwutwara ntabwo ari uko adashaka kugumana natwe arabizi ko tumukeneye, ariko nukongereza mugenzi wawe uzaba ugize neza. Mwese mu gitabo cy'Abefeso ibice 2:10, ndimo ndihutangana ku musozo, ibice 2:10 y'Abefeso haratubwira ngo ibice 2:10, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bene data, ntabwo Imana yaturemye ngo tuze tube dekorasiyo hano mu isi. Hari imirimo yateguye kandi ikeneye gukorwa, ikozwe natwe. Ntabwo yaturemye ngo tuze tugende mu modoka, twubake amazu, ni byiza, birakenewe, ariko ikintu gikomeye yaduhamagariye gukora ni ugutwara buno butumwa, ni ugutwara iyi nkuru nziza, ni ugutwara uyu mucyo. Aho ngaho wicaye, wicaranye uwo mucyo, wicaranye iryo jambo, wicaranye ubwo butumwa bwiza aribwo jambo ry'Imana, ntabwo urimo gukora imirimo waremewe gukora. Ibyo ngibyo urimo urarera ubunebwe, urimo urahamagara ubunebwe mu buzima bwawe. Irukana ubunebwe, uhagurukire gukora umurimo Kristo yagutumye gukora. Aravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza yo gukiranuka muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Urimo kugendera muhe murimo uyu munsi?
urimo kugendera muri iyo mirimo uyu munsi. Gerageza nshuti yanjye utware buno butumwa ubushyikirize isi, ubushyikirize amahanga. Isi iragukeneye. Butware, wikwigunga, wikwiheba, witinya bazagutera amabuye. Nta kibazo, Kristo azaba ari kumwe nawe. Inzara izakwica, nawe yaramwishe. Yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 ari mu butayu asenga. Imvura izakunyagira, na Kristo nta modoka yagenzemo. Ihangane kunyagire, ariko ubwira abantu ubutumwa bwiza. Niyo mirimo twagenewe gukora. Izuba rizakwica, rizakwica, nta kibazo. Nawe ryaramwishe, yaragenze n'amaguru. Uri umushomeri, ni byiza, nawe yabikoze nta kazi afite adahembwa. Haguruka ubwira abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo babaturwe bava mu buzima w'icuraburindi baze mu buzima bwiza. Amahoro ufite mu mutima wiyagumana wenyine. Reka dusoreze mu gitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa 14, niho tugiye gusoreza. Matayo ibice 5 umurongo wa 14 haranditse ngo muri umucyo w'isi. Ashyiraho full stop. Umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo myiza yanyu bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Amen. Mwene data, wumvise icyo Kristo adusaba. Wumvise dusoje mbabwira ngo muri umucyo w'isi. Uwo musozi uhagazeho wa finance, uwo musozi uhagazeho wo kwiga, uwo musozi uhagazeho w'ubushomeri, uwo musozi uhagazeho uyu munsi, ukeneye umucyo wawe. Wigumana umucyo wawe, wigumana umucyo muri Kristo, wiwuhisha, wubahereze kugira ngo bawubone, kuko barawukeneye. Kandi namara kuwubona, ikizakubwira ko wawubonye, muzafatanya guhimbaza Data wo mu ijuru, muzaselebratinga iyo ntsinzi. Icyo nicyo Kristo yifuza ko dukora. Reka bene data mbasabe, ubwo isi yandujwe n'umuntu, mureke natwe abamaze kwakira Kristo twongere dutunganyirize isi kuba byibuze umwanya mwiza wo kwiteguramo, kuba umwanya mwiza wo kwishimiramo, kuba umwanya mwiza wo kugira ngo Imana yongere kunezerwa imirimo yakoze. Amahoro y'Imana rero abane namwe bene data. Umugisha w'Imana ukomeze kubabaho. Mwikomeza guhisha iryo tabaza, mwikomeza gutwikira iryo tabaza. Haguruka ufate itabaza ryawe, nanjye mfate itabaza ryanjye, tuzenguruka isi yose, tubwire abantu ubutumwa bwiza, bakizwe bave mu mwijima, abantu bongere kubona ubuzima, abantu bongere kubona ubugingo buhoraho. Reka nkubwire mwene data, igihombo gikomeye, ikintu giteye isoni cyane, ni ukuzagera mu bwami bwo mu ijuru ariko ukabona inshuti yawe mwagendanaga, mwasangiraga, mwiganaga, mwakoranaga, ukabona ntabwo muri kumwe muri uwo mwanya, arimo arashya muri Gehinomu, nawe wicaye mu ijuru. Uzaba ufite urubanza mu mutima wawe. Mubwira mwene so, mumurikire, kuko akeneye umucyo ufite muri wowe, akeneye umucyo wakiriye muri wowe. Reka uwo mucyo wawe, imirasire yawo imurikira abatuzengurutse. Reka uwo mucyo twakiriye, imirasire yawo ikwire ku isi hose, isi yongere kubona umucyo. Ndabashimiye cyane. Reka dusoze n'ubundi dusenga. Amahoro y'Imana akomeze kugwira muri twe. Nakomeje kwerekeza ijambo ngo amahoro y'Imana agwire muri twe. Reka mbabwire impamvu rino jambo ndikunda. Rino jambo Paulo yanditswe muri Luka, aravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bayikunda. Impamvu dukeneye amahoro muri twebwe nuko Kristo ari we sabato, niwe buruhukiro nyakuri. Niba uri muri Kristo ukaba ugifite ibintu bigustressa, ukaba ugifite muri wowe kumva utaruhutse, udatekanye, ntabwo uragera muri Kristo. Ariko uyu munsi ndagusengeye ngo amahoro y'Imana abe mu mutima wawe, wakirira iryo tuze n'iryo humura uyu munsi. Reka dusenge dusoze. Turagushimiye se umwami wacu Yesu, ndagushimiye Yesu Kristo, ndashima umusaraba, ariko cyane cyane ndashima yamva. Ndagushimiye mwami ko wemeye gupfa ukazana umucyo mu isi. Waraje ntitwakwemera, turakwanga, turakurwanya, turanakwica,
ariko wanga guhera mu gituro kandi ufite umucyo ugomba kumurikira isi. Urazuka ku munsi wa gatatu, umucyo ntiwawusigayo, urawuzukana, uwuhereza abakwemeye bose bakizera izina ryawe, kugira ngo bawutware mu mahanga yose, bawutware ku isi hose. Rero ndakwinginze kugira ngo uko wadusengeye ubwira data ngo turi mu isi ariko ab'isi ntabwo badukunze, ntumusabye kuyidukuramo, umusabye kuyiturindiramo. Reka uduhereze imbaraga n'ubundi tubashe gukomeza gutwara ino tabaza, dutware uyu mucyo mu isi hose, abari mu isi bongere kwishimira kubona bagenda ahantu habona badasitara, ahubwo mwami mwiza bagana mu bwami bwiza, bagana mu buruhukiro buzima. Waravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Tuguherejeho abantu bose barushye n'abaremerewe bakiri mu mwijima w'icuraburindi, batari bamenya neza ko uwo mucyo wabonetse, kugira ngo mwami mwiza ukore ku mitima yabo, nibamara kumva izo nkuru bakire umucyo, bakire kubaho, bakire ubuzima. Icyubahiro ni icyawe uyu munsi, icyubahiro ni icyawe umunsi w'ejo, icyubahiro ni icyawe kugeza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Imana ibahereze umugisha, amahoro y'Imana akomeze n'ubundi agwire muri twebwe.